ukabona ngo nanjye namukagira Rwanda cyangwa se zigoza naguma amaso kuri gashobora mbese niyo bavuga bakomeza bakandika neza ko intera tugezemo ni intera ishimishije cyane twakagombye kuba twashimira n'Imana tukishima cyane ahubwo kuko kampani yacu igeze ku rwego rushimishije kandi rwo hejuru cyane tugashimira n'abakozi kuko bira byose tubikesha umwete n'umurava byabo cyane bikuvugiye ibintu rwose ni igihugu mu Rwanda buriya mba nzi kuri buri umwe umurava we ariko hari abakozi bitanga kurusha abandi ngo cyane hari abakozi bitanga kurusha abandi oya abakozi twese dukora kimwe muri kampani yacu mukora kimwe ariko kameme burya nta wakuzuza 100%, ariko harimo nk'abagera muri 90 ugasanga abandi bari muri 80 wenda n'9 cyangwa gutyo cyane cyane nka secretary uri aritanga ku buryo bushimishije kandi urabona ko sabura waruzi ko ari n'umwana wirera uriya se ari Habyarimana ari Theo na Celestin
ushatse kumenya ko sekereteri abarusha kwitanga uko mbibona njye ahubwo buriya kugira ngo atazacika intege yumva kameme twamugenera nk'ishimwe tukamwongeza umushahara. oya iki ibyo byateza umwuka mubi mu bakozi ugasanga uwari ufite umwete n'umurava byo gukora acitse intege. ntabwo inama nayikugira. ariko se reka nkubaze nka shefu di perisoneri ni gute ushobora kumbwira ngo umuntu ngo yacitse intege ngo kubera ngo undi yongeze umushahara? uyizumva yacitse intege cyangwa yacitse umurava da tukamwirukana. iki gitangaje kirimo oya iyi nama ntabwo nayikugiye, byatumira nabi mu kazi kacu. wese aramutse agiye kuturega ntitwasenyeye nawe kontrasi. none se reka nkubaze nimba umukozi nk'uwo nguwo ashobora kuvuga ngo acitse umurava kuko hongejwe umuntu runaka, akazi se ko yaba akubahirije? yego ndabizi hariho umukozi afite uruvugiro, ariko nanone ntabwo yakabya nawe. byose ni mwe mubigena, ariko nk'uko mwarimu yasabye inama reka mbagire indi nama. niyo mpamvu baduteranyije aha ngaha nawe reka buriya abakozi bose turamutse tubongeje, ariko wenda sekereteri tukagira akantu gato asumbije abandi, ibyo nabyo byatuma nibura abakozi bishima kurusha uko twakongeza umwe ugasanga abandi bacitse intege. turabyiga ariko uzi ikintu nagushimiye burya wari utandukanye n'abandi bakozi. uzi ko hari abandi bakozi baba shefu de perisoneri cyangwa bakaba diregiteri runaka ugasanga bishyize hejuru baratesha abakozi umutwe ibiki n'ibiki. ariko uri umuntu w'umugabo yewe nibyo. hanyuma se reka ejo tuzabatumire mu nama saa 8 tunaganire tunabwira ko turimo kugenda tuzamuka mu yindi ntera, ndetse tunabibutse ko buri muntu tugomba kugira icyo tumwongera kugira ngo banishime. rwose sekreteri ndagukeneye gato sha ntaganitse saa shakira raporo y'imishahara yo kuri
ushobora kuza kubona nyuma y'akazi nta kibazo. ndaguhamagara. Selma, burya hari ikintu wayishira n'icyo utayishira. Kubona umunyarwanda yaravuze ngo uhishira urukundo bwacyo rukagutabaza. Ushatse kugira ngo Selma, uranakunze superiteri cyane ku buryo mbese nyine ngo Immaculée yaramukunze ku buryo bukomeye cyane. sekiriteri nyiracu Nise ko mbona ugize ikibazo nawe wari waratekereje cyangwa se wenda nawe wabimukora. umuntu nkawe ufite umwana n'umugore wasezeranye imbere y'Imana n'ubuyobozi niko ubwo se wowe nawe muzakibanamo ahubwo se ubwo twaba twarasezeranye imbere y'Imana nzasaba gusezerana na Immaculée, ariko kuba mukunda ndumva atari cyo kibazo. niko se buriya zongera kubaha nk'umuyoboro mu kazi cyangwa se ziri kumeza. Urumva azansuzugura kubera yuko ko mukunda, cyangwa ahubwo nibwo azanyubaha duka. buriya uzi ko kampani igiye guhinduka ukwiye kandi ndabikubwiye ugasanga urimo urarira muri yose Kampani yanjye ihinduka cyane rwose. njye ndakubwiye ngo nutareba neza nta kindi gisigaye. ni ukubitekereza.
Okay. Siko mbona wagize isoni no kubera iki? Ubu ndimo kudutera peti. Mu kanya baranzanira iyanjye. Nasi mfite ubwo n'ibyishimo byanjye byansabuze muri make. Ubu se ibyishimo byanjye. Nyabake ntacyo ndakora. Ubu ntabwo ndakugeza. Gusa rero wanjye narenze hano. Uburyo hano hantu ni heza. Ariko kandi nubwo twanahabura ku nshuro nyinshi cyangwa ryayo. Ubundi ahangana kuri neza nkawe. Ahubwo kumva nabona no kuko ijambo nyamukuru. Ngira ndakumva ngo amakuru cyangwa ibishomo mu cyane. Mu bihugu byose nagenzemo ari amashuri niza aribyo nakoze byose nta mwana mwiza nabonye ngo uteye inama mbese mu magambo make nakunda gukunda cyane Ngo byakire neza ariko ndatunguwe. nubwo watungurwa akaje ariko nizere ko byakirije amakuru Ikibazo pe. urukundo ruri mu mutima wanjye rwose wowe naruharishye Sheri, kumbe nasi unaniwe cyane. barasura neza None wareka gusubira usuzi mu masena n'amari. wagize neza cyane kuko ndumva umubiri wose wakanyaraye Akateguriye ibiryo biryoshye tubanze tujye ku meza. ariko Karame. icyo ushaka kukubwira nikubwire noneho cyangwa ushaka kugira Oya, banza ukimbwire kineye amatsiko. tubanze turye hari ikibazo Oya, nta kibazo tubanze tujye ku meza. Uraho ukimbwira. sasa sheri Oya, urabona cyane. sheri niba umuntu by'ukuri ubu ngize ibyago naragize ibyago Ese kutambwira? sheri reka nuko tubanze turye reka tubanze turye tellement seul. Tellement possible. À qui n'entend. Regarde nizere ko umeze sawa à qui tuzamutumira kumenya Chandra cyane. Kiri kubibona ko nawe. c'est tellement rien.
runaruhuka ni nacyo kituza si byo se nakushirika mu bizo kuri iyo ndi kumwe nawe iteka cyangwa nkakureba cyangwa nkanagutekereza donc urukundo mukunda rukubaka sikubeshya kandi ari mu muda wasima gusa sinshaka kujya kafi umunsi ndishimye yishimye se yakundanye wowe kare kundanye wowe gahunda neza ariko kuri kwatinya ntabwo ngubu gusa urumva ntahatinya kweri mbese shira icyo ushaka kumubwira rema ndumva ntacyo ndimo kumva mbona ni mzungu kubinesha ese naje kubikinisha kuya uti shira twite uramuze kuri ubu karibu nukureka mubwire sanze mwitiye akana yo najya muhora musimbariza mutembereza mbese nahoranaga ibyishimo ariko bibaye sipesha ndakurahishye uzafite ubyemere umutima wawe ukunda ariko ikindi mu Rwanda bakabona kose Canada nanjye numvaga aricyo mwendaga kuguhitiramo nta kindi gihembo ibihembo byawe sheri n'agahinda kacu tuzagatemeza Canada icyo gihembo nzaguhemba utashye sangara saa munani z'ijoro nibwo uba winjiye mu rugo icyo si usomye dusomye kuri biriya saa wese ntureba igihe uba uziye saa munani n'igice umuntu aba yatinze mu kazi agataha bitinze bizajya muri dore ariko akazi ukora kageze izi saha ni akahe kazi mvura mubwira akazi kanjye ntabwo ari umurima mbabwira udahingisha isuka mu byo nta karuhuka urabimva neza aho kwakira umuhungu ubu se uba ukeneye kwakirwa utashyize isaha ariko reka gukura wowe ntuzajya uzamanika urebe hano uzajya wandika ngo amasaha ndi butahire nzayamenya nta soni reka ndavuga nicyo wowe ukavuga ukifata nk'agatadoka warangiza ukambwira ibintu nk'ibyo ngibyo Masa n'abantu barira wamuhire
ariko byiza baruhana koko nyine ntumwamvukishe baho muraho neza uzakoze iteka ibihe byiza twese hamwe ni karibu urakoze yewe urabona bafite akazuba kenshi n'umusozi ntiworoshye ese ko ndiwe umeze nk'urwaye wowe mubyibuho ahubwo ujya ukora siporo ukaseka nzajya nzikora mwari muri aho ariko janti turaho ariko se ko umeze nk'urwaye ntabwo mbaye n'iki se ko ndiwe utameze neza nyine janti erega hari igihe atari ngombwa ko umuntu yimena inda wimena inda ariko urabona n'igihe uhisha cyane ikintu kikubabaje ukazasanga kiguteye ikibazo uzi ko ndi inshuti yawe koko kandi itari mbi wambwira wenda ko nakugira inama janti uri inshuti yanjye nta kintu naguhisha mbwira ni ukuri ubu mfite ikibazo cya venza beza venza yarahindutse hahandi udashobora kubyumva papa muhire yarahindutse gutaha ijoro saa 8 z'ijoro urumva agataha nuka byarimba ntanakubitwa ariko guhinduka k'umuntu ni igihe gito koko ariko urabizi kwa muhire njye hari inama ngiye kukugira burya ugiye ukurikira umunota ku munota iby'umugabo no gusara wasara ugiye ukurikira anyuze he hakoze icyo agize ati no gusara wasara none rero shaka amafaranga mwigisha gucuruza urumva nugera mu bucuruzi uzaba nyine ubugiyemo wo kujya uhora ku munota umutekerezaho sibyo ariko kandi ibyo ureba neza hari n'ubwo yaba afite akazi kenshi akaba ariyo mpamvu atahatinze oya akazi kageze saa 8 z'ijoro hari n'igihe umuntu ararayo oya ntabwo akongera nkemera yagombye koko kubikubwira ntabyo aba yambwiye ariko rero ujye ubireba neza azabanza abimbwira ibyo gucuruza bibibuze n'iki janti iby'ubucuruzi ndabyumvise kora icyo kintu kwigisha akazi kwigisha gucuruza uve mu rugo nubwo nawe wicaye mu izi ntebe wicaye muri ayo mafirigo ahinda wicaye mu ki kwirirwa mu rugo gusa nabyo ntacyo ukora ngo umwanya muri rugo muri basaho reka nubwo uteze ibiganza umugabo ntabwo ari byo nubwo mwamukize ariko uzi ko ari byo none rero nari ngize aha ngaha ngende reka mpaguruke nzaruhuza ubutaha sibyo urabitekerezaho uzi ibyo mu kazi ukore ntabyo kwirwara sibyo
uri musaza we cyangwa uri umugabo uri umugabo uri umugabo sasa rero makire yabyaye nibyo yabyaye kimwe yabyaye umwana arishimye rwose mugareka ajya kureba umwana none yavutse ikibazo kinini kubwo gutinda kuzana umubyeyi kwa muganga yamaze kubyara muti mwatinze kumuzana kwa muganga muganga w'umuki bakiriya ihangane rwose muga kubyakira birangaye umwana nzamwesa niko ko nzabigenza hari ikigo gishinzwe kurera abana bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ukajya uza gusura umwana wawe nta kibazo bakamwitaho ku buryo bushoboka bakamwitaho nta kibazo ni ukuri umwana baramurera nta kibazo ukajya uza gusura umwana wawe bakazamuguha afite imyaka 12 nibyo ntugire ikibazo rwose bazamwitaho ujye uza umusura uko ushaka ntumura rwose mugabo birashoboka ko wanyereka umwana nta kibazo rwose mwanyereka mbere yuko namugura ntukomeze ute mu kazi abakozi ubu rwose ku kazi barakorana n'umwete mwinshi kandi barishimye nyuma y'iriya nama naho twabongereje uriya mushahara abakozi barishimye cyane ariko nibyereka nabonaga no mu nama bafite morale nyinshi cyane shefu mwari mumaze iminsi mutaza ku kazi ni ibibazo nyine nawe urabizi rero naje kuvuga ko twabonye undi mukozi mushyashya umusekreteri mushyashya wujuje ibyangombwa se byibura ku buryo ibyangombwa byose yaramaze kudepoza nabibonye yatangiye n'akazi ariko ndavuga ngo mwari mumaze iminsi mutahagera ndavuga ngo reka nze mbibamenyeshe muzaze namwe murebe ko nibyo da none se ntabwo twakora nta sekreteri kirazira ikindi kandi abakozi baramwishimiye kandi nawe urabona ni umwana mwiza nibyo cyane reka nibyo ahantu hose uzajyana kinyabupfura ninde utagukunda se oya nta n'umwe burya icya mbere ni disipurine icyo waba ukora cyose ni no muri famiye aho waba kinyabupfura nicyo cya mbere ko buriya imakire imana imuheruko ridashira oya biriya ni ibisanzwe none se natwe ukari inzira yacu ibyo byo rwose yego ngo nta kabi kamenyerwa ariko iyo kaje karakirwa nyine gusa shefu nari nshya nje kubamenyesha ngo mutazaza mugasanga yaratangiye kandi namwe mutabizi hari indi gahunda nari mfite nanone ndashaka kugira ngo ngende ngereyo hakiri kare
dore nsanze nabo mu rugo badahari ariko buriya muraza kuba mbwira ko nahageze kandi mbona bansuhuye mbona ntacyo None ubonye umworo ni iki? Ugira umworo? Ntabwo ubonye imbere. kuzaza umunsi mukuru buriya ni ukuzadutuma rwose. akazi se urabona urimo kugashobora cyangwa byarakunyuzuye gusa imwe ntabwo natangira akazi ngo mfite nkanyiteza ariko maze kumenyera oya buhoro buhoro bizagenda biza bo Jack hanyuma rero ikibazo nyamukuru mpamagare ahangaha ubu burangiye ufite ikibazo gikomeye kandi cy'umwihariko ufite icyo kibazo rwose urabona mfite umwana mutoya nabyaranye na sekreteri wasimbuye ariko amahirwe yo kuba kuri ino si ntabwo yamusekeye Imana yaramuhamagaye arayitaba ariko nsigira uwo mwana w'igitambambuga gusa ibyo nabimenye nkigera hano kandi ibyo ndabizi none Jack hari icyo natekerejeho usanga ushobora kumfasha natekereje ndavuga nti ushobora kubigusaba wowe ubwawe ukaba wagira icyo unyemerera Jack birashoboka ko wamfatira uwo mwana ukamumfasha ko byibura tukareba ko yakura nta kibazo nzagufasha rwose okay boss kubw'ibibazo wagize njye mwana n'ababyeyi n'abana banjye ariko ntabwo nafata umwana ngo mujyane mu rugo umwana aje kurera ntabwo namujyana mu rugo none se Jack bibaye ngombwa nkaba nakukodeshereza inzu na materiyeri zose z'urugo nkazishyiramo birashoboka ko wenda ushobora kwimukana na murumuna wawe umwe akaza akaba yagufasha nko mu gihe uri ku kazi byibura akaba yagusigarana uwo mwana ese kwimuka ukaba waza ukaba muri iyo nzu hari ikibazo byagutera bose nta kibazo ubwo bazagira ngo ni impamvu zo kwimuka kubera akazi zagufasha nta kibazo urakoze cyane noneho kubera ko kuri ya shyirahamwe ry'abaganga bari bamwitagaho ni abaganga bagira umutima mwiza bafite ishyirahamwe ryita ku bana basizwe n'ababyeyi muri ubwo buryo bafite umutima utabara umutima wa kimuntu byaribyo byose bari bambwiye ko igihe cyari kigeze kugira ngo mucyure ariko bampa byibura nko ejo cyangwa ejo bundi kuba naza nkamufata buriya none nza kubwira tujyane bose nta kibazo nzabigufashamo sawa
mbo reka noneho nyuma y'akazi turareba igisabwa kugira ngo inzu iboneke sibyo sawa nta kibazo kuba utaritaye ku byaha naba narakoze ukaba ungiriye umuvaniriza sekreteri mwiza cyane nk'uyu utita ku mashuri ye yaba afite akaba yemeye kongerera umwana atabyara nyagasani uzamfashe kumwitura by'ukuri niko wahabaye harya aho usigaye wirirwa urera abana yakoze shiri abana si harabo nsanganye nk'abandi gusa abana reba tubahigize gusa haba mu ishami biro cyandiko umva neza icyo ugomba kumenya gahunda z'akazi kawe zirandeba uranyumva sigaye nibwo zaba zikureba kaje nuko wazo usa nkaho usuzuguza abakozi nta soni abagore b'ibicucu kandi ukabura njyewe umugore w'igicucu ntasoni njyewe ni umugore w'igicucu iyo uruhuka gutyo nawe uba wituka umenye ko ndi umugore wawe w'isezerano ninde wakundiranyije ubu ninde wakundiranyije ugeze aha ngaha ni iki nuko kurareba gusa ngaho undi nakurutisha none se nkanjye nizaha nk'umugore wawe ntabuze ngo nkurebe hari ikosa ririmo ariko ukanguka bigezeho urwabo sheri ntabwo ari ikibazo ariko nanone umujinya uje untera ibaze nawe kuza umbaza abana nkaho hari abo musanganye sheri basi mbabarira kuba ngututse mbabarira sinzongera ahubwo icara hariya bakoze imana rero ntabwo nicara ntabwo bisohoka kuko umuntu amanika agati yicaye yajya kukamanura akahaguruka baramba ndogaruka ariko kariya kabosi yo kandindagiza kazi mingi mshahara kidogo au mshahara sufuri kariya kabosi kiore ngo noneho n'abana banjye batsigiye amashuri makuru ariya mabyanze bikunze hariya rwose
neza bose igiteko iyo mbabonye ndishima turota mba numva nkomeye ariko bose nagira ngo mbibutse bose mbibutse ka kadosiye kanjye naretse kubandikira ibaruwa bamenyesha ko n'abana banjye batsinze ka minerval bose. Okay, narayibonye. Urumva uteganya kujya mu rugo ryari? Ahubwo mbonye no wasigariraho na mu gitondo nagenda rwose kandi ntari kareke nimba bitakugoye waretse ukazagenda ejo rubundi. Nabyo nta kibazo ngombwa nirahe rwose ni nabwo uzabana bonye n'uwagusigarira ndayabonye tu ndayabonye rwose niba atari babakire iki gihe b'inzara ahubwo reka ndi kuzira modoka kuko uje abahungu banjye rumwana bazaba barimo puso kiriyate sape puso kadre senetise numba kiriyakanse gireyega sape puso kiriyasisi sape puso kiriyasisi sape puso kiriyakanse gireyega. biteze okay amafaranga ngaho icyo ndasabye kunkorera akazi turumvikana muri leta agiye kibazo gake byiza amakuru neza erega nta muntu urimo bwose nta muntu urimo Jacques se yazindutse kuva nzajya akazi ntabwo aragaruka ati ubu ntawe urayiriye ntawaraye uko se jari nta bene wanyu mufite hano kugira ngo tujyane turebe niba ariho yaba ari naza kugera hano ntaragaruka umupira w'umumagara
umva nkubwire akira n'amafaranga nuza kugira ikibazo uza kumpamagara Cyarakoze bonfre. Ibyangombwa byawe nawe wamubonye mbese mbona ko ari weho mbonye ugenda fashion ku ibyangombwa. ntabwo nzi irengero rye kandi asibye umwana ukiri mutonya cyane. Byakubayeho se ni ibiki ko ari uguca mu muhanda utari uwawe ndebe umva ku byangombwa. Ikibabaje umwana wanjye bari bamaze kumenya muki yasinze nimba usinziriye kanguka nimba wanasinze kandi uzashiraho ibyangombwa ni kiza max cyangwa ariko ndabifite bari kari kujone na sinasi none ushobora kumbwira nk'umuntu ufite ibyangombwa n'iki kintu gishobora gutuma uca mu muhanda utari uwawe umuhanda nabyo ntari bubyihanganire. afande ntabwo nari mbizi rwose sinzi nka wari uri hehe afande mfite ibibazo byansaba ngo ibihe bibazo se bishobora gutuma nindabara ariko ntabwo byakongera afande imodoka hariya ku muhanda ushaka undi muntu yakora ko wenda abona ariko ufite ibihe bibazo reka mubwire mfite umwana w'uruhinja ukiri muto cyane umwana w'uruhinja ukiri muto cyane ariko nyina yagize atya yitaba Imana n'uwari wanyemereye kumunderera none nawe yabuze Paul bwire rero ikintu nagufasha ni uko iyo modoka wayishyira ku ruhande ugashaka umuntu akaza kuyihagurira sibyo gute safande koko none ushobora gukomeza kugenda utya wumva ufite ibibazo byakurenze mu mutwe wawe nturi bugonge se fande ariko nibyo shefu nyuma y'iki kiganiro tuba tumaze kugirana nagira ngo mbagire inama urabona ikibazo wari umaze iminsi ufite cyuriya mwana nagira ngo mbagire inama ko mwamujyana mu rugo mukamushyingura umwana nawe akabasha kumenya Serema uri umudamu wanjye ntawe se niba ubwo bavuga ngo nyina ubabyara n'umwe ariko umudamu wanjye we rwose reka mubwire atandukanye n'abandi kuko bazarimejeje ahubwo shefu ibyo bibazo ufite byose byikuyemo nagira ngo ubwire ngo niyo mpamvu babita ababyeyi bagira impuhwe uranyumva shefu ni ukwiye kuri namubwira ntigeze mubwira biragakunda umenya yuko umugore wanjye ndamwizeye n'igihe wamushatse uramwizi ariko ukananiye kugira inama ikindi kandi buri n'abatekerezo ngo bagiye kuribona mu kazi ibyo nibyo byikuyemo wemeye gusaba imbabazi umubwize ukuri twese uko naheraho imbivuga mukorere siripurize hanyuma noneho mumara kumwakira icyo kiganiro gihera aho ngaho ahubwo we ukabifashamo gute icyo ngiye kugukorera njye nzamutelefona ansange kuri iyo hoteli ariko ntujye mu gihugu cy'inyuma ko mbanje kubigusabamo ntabwo kamubwira icyo mbona cy'ukuri ahubwo njyewe nzamuhamagara reka ngende ufashe telefone ya muri ofisi hanyuma muhamagare
ahubwo wowe nituhagera uzamuhamagara kandi koko wabafasha cyane rwose ari byo none nimba basanga ahubwo ngewe nza guterura icyo kiganiro ariko nawe uze kumubwiza ukuri nuramuka kumubwije ukuri uzi ko ari ukubabari kandi uri umwana akamwakira ndakumva shinze niguye inama ntacyo usubira mu kazi ariko biriya nabyo tuganiriye byo kuza kuganiriza n'abakozi biriya byose ava tuze gushaka umwanya rwose kandi usubire mu kazi Karekezi Kareke Reza ngwino hano nkubwire karame mauja nabitabye umeze uteze akazi karagenda urareba ariko ukuntu nagipsetuye inguni ku yindi naho apsetuye ubuse uyu munsi ndibwirirwe hano wakwihera uruhushya ukigendera ugatembera nk'igihe kingana iki garukira igihe ushakiye ndirirwa hano naza ndamukingira mbaye mbashimiye ariko rero ikibazo umugabo nkanjye ukora kwa bosi nk'uyu kugenda nkagenda ndize gusa nabyumvise ni agacupa kawe ubusaya ntahagije uwe n'agacupa wirareba saya n'ayawe mbaye mbashimiye mawuja murakoze cyane mbaye mbashimiye rwose zanyagera za gasasira zihora mu kabari hariya ka sipesiyoza zayatwara bayatwara rwose bayajyana mawuja byerekeranye n'umushahara nuko mbese wabimenya nta n'ubu se ntacyo arabwira ariko amaso yaheze mu kirere umva byihorere ndaza kukwireberera umushahara wawe ku giti cyawe murakoze cyane murakoze cyane ubundi ngende ubwo imbehe yanjye se oya imbehe ntabwo nahisiga ubundi nyaruke ikigo ngendeke kwa sipesiyoza we Karekezi
bintu wabonye mu rugo kwini Suzana yambiwe aka kana ko ari keza sugakuye bakishimiye bakatugenda nakubwira Sheri mwiriwe neza ariko nta kibazo twiriwe neza wese wiriwe wakweretse ko nta rubuto Sheri mbabarira untege amatwi usibye ko bikomeye biragoye kubyumva ariko wihangane kwene urebe uriya ni umukobwa wawe ngo ibyo sinshobora kubyemera ahubwo reka muzane iravuga musubizaho umukobwa mbabarira Sheri mbabarira ni imbabazi ngusabye rwose ndekura please say it ndagusabye mbabarira kandi nyuma nabiguhishe kera none igihe kirageze ngo nkubwize ukuri none se cyangwa abana barabasize baratsinze amanota meza cyane ni ukuri imana inyuma bose abana baziga bazigiye turiya mu ntara y'amajyepfo nyine byagenze neza da nibyo ubone kana si bike umwana umubona iki umwana umubona iki wabyaye koko gusa umwana umubona iki ese ubwo uyu mwana uramuzi wowe wese ugomba kumufata nk'uwawe gusa umwana ko ari umumarayika uramutura ibibazo byawe ntawe nabyaye cara ahubwo nkwereke ugiye kumukubita se umwana gusa ntabwo ugomba gufata umwana wundi nk'uwawe usanye k'urupfu rudateguza uzarerwa nande wowe umva ibyo umbwira byose nta n'ikintu numvamo ntabyumva koko ugomba kwita ku wo nagiriye ku gisi uriya nawe uzashaka abandi bamwitaho ariko batari ibyo none se uriya mwana kweri kuzakora n'undi akwita mama ibyo byo urumva atari ishema koko wavuze se nkamukwiye ko waba umfashije ukamujyana ariko reka mubwize ukuri uzi ko amahugurwa twari tugiyemo kuko yarakenewe ahubwo ugenda bitunganye tujyana ntayo ngiyemo nyamara iryo hohotera ukorera umwana nawe ejo uzasanga ariwe waryikore cyangwa n'uwowe nawe arikorera sawa ejo nzayazamo genda uhugurwe uyu munsi ejo ntabwo ejo uzambona tugende muherekeze ntayo njyamo amahugurwa ujyamo ntayo njyamo tugende se muherekeze nizere ko nta mashusho yawe ntawe bazirigize igize
wanna be anybody else.